Hari ubushakashatsi bugaragaza ko iyo uhangayikishijwe n'amafaranga, nk'iyo utazi aho uzakura amafaranga yo kwishyura ubukode bw'inzu mu cyumweru gitaha, cyangwa se iyo utazi uko abana bazajya ku ishuri mu kwezi kwa mbere, iyo uhangayikishijwe n'ibyo bintu ubitekerezaho cyane, igipimo cyawe cy'ubwenge kigabanukaho amanota nibura 13 mu byitwa QE. Gutakaza amanota 13 ku gipimo cy'ubwenge bwawe bingana no kumara ijoro ryose udasinziriye. Ubwonko bwawe buba bwinjiye mu mikorere imeze nko kwitabara, hahandi biba ari ugupfa no gukira ku buryo wakora icyo ari cyo cyose ariko ukarokoka. Muri iki gihe ubwonko buba bwatakaje ubushobozi bwo gufata imyanzuro y'igihe kirekire. Niyo mpamvu iyo abantu bakennye rimwe na rimwe bafata ibyemezo bigaragara nk'ibitari mu ubwenge ku bandi. Uba ushobora kumuguriza amafaranga ukamubwira ko azakwishyura inshuro 2 zayo wamugurije akabyemera. Abashobora kukuguza amafaranga akaguha inzu ye ngo uyifatire, cyangwa se akaba yanakura urugi ku nzu akarugurisha ngo abone ayo mafaranga. Abashobora kunyura ahantu bacuruza amatike yo gutega